Nikaze inshuti zacu, inshuti zikurikiye ibiganiro byo kuri Ca Bugufi Mission. Tubifurije rero ibihe byiza kandi tubone n'umwanya mwiza wo kubaramutsa ku bw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Turagira ngo rero uyu munsi dufate umwanzuro cyangwa se tuze kugira conclusion ku bijyanye n'icyigisho twaturiho twiga, ariko cyane cyane ku bintu birindwi twavuze bishobora byatumye Imana irakara kandi bishobora no gutuma isengero zikomeza kugarwa cyangwa se zimwe zikakurwaho cyane bivanye nuko hari uburyo hatabeho kubaha ubwiza bw'Imana. Ndabizi ko rero ibyo ngibyo abantu twagiye tubyumva mu gihe gitandukanye, ariko nanone abantu bakwiriye kwiyubara cyangwa se kwigaruka no kwitekerezaho no guca bugufi izina ry'Imana rigabwa icubahiro. Reka rero mbashimire cyane. Izina ryanjye ni Pastor Christophe Uwabakurikiza. Mbaye ikaze. Turagarutse rero kugira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Turazi neza yuko iki cyigisho hari abantu cyagiye gifasha, kandi twiteguye ko n'ubundi no mu minsi iri imbere kizakomeza gufasha abandi. Ariko tukababwira neza yuko muri cyigisho ibintu birindwi cyangwa se impamvu zirindwi zatumye isengero zifungwa kandi n'isigaye nazo zikashobora kuba zafungwa. Mu by'ukuri twasomye ijambo ry'Imana ryabonekaga muri Samweli wa kabiri, igitabo cya Samweli wa kabiri igice cya 7 n'umurongo wa 8, ndetse tusoma n'umurongo wa 12 kuza ku murongo wa 13. Twasomye muri Yesaya igice cya 36 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 3, ndetse dusoma no mu byakozwe n'umwa igice cyawo cya 7 umurongo wa 49. Mu ngingo rero twari dufite twashaka kugira ngo tuganireho n'ukwijyanye no kurobanura ku butoni cyangwa se kudaha agaciro intama zose, no kusobanura ngo mbese intama busanzwe niki, intama zikura gute, ni gute intama zivamo umushumba, no kugira ngo tugaragaze yuko burya intama zishobora kuvamo umushumba bigakunda mu buryo bwa mwemu cyangwa se bw'umwuka wera. Ariko nanone ni byiza yuko abantu banamenya neza yuko iyo umushumba iyo intama ikuzi ikava umushumba ko ari byiza kutarobana ku butoni. Cya kabiri ko ari urukundo ruke cyangwa se urwango hagati y'abayobozi cyangwa se abakozi cyangwa se abakozi b'Imana, abapasitoru, ngo urwango bagiye bagirana. Ikindi nanone icyo kintu cyaje gituma Imana igira agahinda. Icya gatatu ni ikizira cyinjira hera, aho abashumba cyangwa se abapasitoru batagerageje kurinda umurimo w'Imana, rimwe na rimwe ndetse n'amakorari ntakundane agakora ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza yuko bigumuye ku ishengero se no ku Mana. Ibyo byose rero byateye Imana agahinda. Icya kane ni urukundo ruke, aho intama zuriye imisozi hanyuma rero ziratabwa, ntizaba zigishoboye kuba zikitabwaho, ntizitabwaho, zimwe zishajya gushaka amazi cyangwa se aho zikura urwuri. Ibyo rero byateye Imana agahinda. Hanyuma icya gatanu ni ukudaca bugufi, ugasanga abantu barikakaza barishyira hejuru. Mwatwabwiye yuko umukozi w'Imana wishyize hejuru, Imana agiye mukuraho icyubahiro cyiwe, ugasigara ari ku izina gusa yitwa ko ari umukozi w'Imana cyangwa se ari pastor, ariko mu by'ukuri atakiri umupastor mu buryo bw'umwuka wera, Imana itakimubara nk'umukozi wayo. Ndetse ibingibi no ku ntama, aho umukristo yikakaza akishyira hejuru, umukristo ashobora guca bugufi. Ibyo byose bigira igikomere cyangwa se bikagira ikintu kibi muri society. Ikindi kandi ntaba cyitwa ko ari umukristo, ahubwo akaba yitirwa izina gusa ryo ko ari umukristo, ariko imbere y'Imana adakwiriye. Icya gatandatu kwari ukwihana, tukareba ngo mbese kwihana ese birakwiriye, ni gute umuntu yakwihana. Icyambere twari tuvuga ko mu kwihana ugomba kwisuzuma, hanyuma wamara kwisuzuma ukwiyeza neza, wamara kwiyeza
ukihana mvuga uti rwose sinzongera gukora icyaha. Hanyuma icya karindwi kwari gusenga. Ese ni gute umuntu akwiriye gusenga? Ni gute umuntu akwiriye kwitwara mu buryo bwo gusenga kugira ngo Imana ihabwe icubahiro? Uyu munsi rero turagira ngo rero turebe ku mwanzuro, turebe mbese ubusanzwe uyu mwanzuro turanzura kuki? Turanzura ko rero abantu bakwiriye guca bugufi imbere y'Imana, Imana igahabwa icubahiro, kuko Imana nta kintu ikeneye urya mutima uca bugufi. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana rero riboneka muri Yesaya cyangwa se mu gitabo cy'ubuhanuzi Yesaya igice cya 66. Uwiteka aravuga ati ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzuki, kandi aho nzaruhukira hazaba ari ahantu ki? Iki ni ikibazo Uwiteka yabazaga avuga ngo ko byose ko niba ijuru ari intebe yanjye n'isi nayo ikaba ari intebe y'ibirenge byiwe, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo haba ijuru haba n'isi ni ibyo Uwiteka biri mu biganza bye. Ati none rero niba ibi byose bihari ari ibyanjye, mwebwe muzanyubakira nzuki, ahantu nshobora kuruhukira ni hehe? Ni ikibazo kibazwa buri muntu wese, ntabwo kibazwa umupasitoro gusa, ntabwo kibazwa umukristo gusa, ahubwo kibazwa umuntu uwo ari we wese uri hano kuri isi. Mbese nibite ukwiriye kuba wibaza. Harimo abantu benshi cyane bicaye ahantu hasa nko mu mwanda, ariko ubwabo batazi ko bicaye mu mwanda. Reka tubahe akarorero cyangwa se tubahe urugero. Murazi neza umuntu unywa nk'itabi ry'urumogi, muraruzi, cyangwa se urumogi. Iyo uwo muntu anywa itabi ry'urumogi, ashobora kureba akabona iryo tabi cyangwa se n'ibyo rimushyiramo, icyo twita ngo ni swingi. Ibyo bintu aho bimushyira bituma abona yuko ahanagaze ari heza, ariko abantu bazima bamureba babona ari ahantu habi, ahantu hateye ubwoba, ahantu ubona ko abantu bose bamutinya ndetse akaba atinyitse bitewe yuko ameze nk'umuntu w'ikihazi cyangwa se ari umugome. Ariko buryo umushyize ahantu ukaba ngombwa yuko rya tabi arivaho akakira, ukamugarurira nka ya filime cyangwa se video yuko yagiye abaho, hari igihe avuga ati burya nari narapfuye, nuko ahubwo Imana yakomeje kumporaho. Nuvuga ngo yari ntabwo mbere aho akiri mu byaha yabashaka cyangwa se mu bibi yabashaka kumenya ko ari mu bibi, ariko aho amariye kumenya yuko yari mu bibi, abona ko yarahagaze mu mwanda, mu mucafu, mu iyarara, ahantu hibi. Bishatse kuvuga ngo rero natwe abantu birakwiye ko babanza gukanura no kureba cyane kugira ngo bamenye ahantu bahagaze. Ni ngombwa ko wibaza ngo mbese niba Imana ishoboye byose, iri hejuru byose, ni iki nzashobora gukora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro? Imana rero ikeneye umutima, kandi umutima mwiza, umutima ukwiriye. Ijambo ry'Imana rikakomeza kavuga ngo kuko ivyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse ugahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ni umukene wa undi, si umukene yuko adafite amafaranga cyangwa se amahera adafite ibyo kwambara, ahubwo ni umukene ukeneye ijambo. Imana ishimwe cyane. Umukene wa undi ushaka ko Imana izikaba muri we, ni wa undi Imana ishaka. Uwo nguwo niwo mukene uvugwa mu ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ni uwo mukene ukeneye ijambo, yumva ryifuza muri we, yumva avuga ati cyama ijambo ry'Imana rigahora riza muri yewe, haba mu gitondo haba ku mugoroba, isaha yari yose humva ijambo rigenda rinyeza, atari kuryumva gusa ahubwo no kurizirikana rikagenda rimweza, maze akagira urwego ahagararaho. Kuko abantu benshi bumva ijambo ariko ntibakore analize ngo barebe bati iri jambo rishatse kuvuga iki, bagire umwanya wo kwinjira barigiremo, bamenye neza ibijyanye n'iryo jambo. Ariko Imana ishaka umuntu ufite umutima wicisha bugufi, woroheje, kugira ngo Imana ize itaye muri uwo muntu, kubera yuko aba afite byinshi mu mutima wiwe. Birakwiye ko rero buri muntu wese abitekerezaho, akabyibazaho muri uyu mwanzuro, ukavuga uti mbese ni gute mpagaze, ni gute ngenda, ni gute nitwara? Ese Uwiteka mu by'ukuri ambona te? Ndi umuntu ukeneye ijambo, ndi umuntu ukeneye gucishwa bugufi, ndi umuntu ukeneye guhanurwa, ndi umuntu ukeneye guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Ibyo ukabitekerezaho, Imana igabwa icubahiro.
ndasubiriye rero kubaha ikaze mu gice cya kabiri cya kino kiganiro cy'uyu munsi, aho turi ku mwanzuro ubijyanye n'ibintu birindwi tumaze iminsi twigaho byababaje Imana, byateye akajagari ahitirirwa inzu z'Imana mu rusengero hirya no hino. Twababwiye ko hagiye hagaragaramo ibintu byinshi. Ushaka kubyumva wasubira inyuma ukareba kuri YouTube channel yacu, aho ubona ibyo biganiro ukazareba izo mpamvu zirindwi zirahari, kandi ndazineza yuko uzarushaho kunezerwa cyane. Reka rero dukomeze tuganira tujya ku musozo wa kino cyigisho, ariko icyigisho mu by'ukuri cyagifite titre nkuru ivuga ngo ibikomere by'abashumba ndetse n'inamba cyangwa se abakristo. Muri ibyo bikomerero niho twari twize izo nyigisho nababwiye zijyanye no kuntu Imana yababajwe n'uburyo abakozi b'Imana bagiye bakora, cyangwa se abakozi bayo bagiye bata inshingano bari bashinzwe gukora. Imana yacu ituganze cyane. Ndagira ngo rero dukomeze iryo jambo, ariko nanone mbabwira ngo ni byiza yuko Imana tuyiha agaciro mu mitima yacu, kandi tukaryoherwa n'ijambo ryayo. Reka rero tugaruke dusome ijambo ry'Imana twumve icyo rishaka kuvuga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice cyaho ni cya 6, umurongo waho nuwa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, ndetse turakomeza tugire no hepfo gatoya handitse ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nta kindi kintu Uwiteka yo kutubwira igisigaye, bakozi b'Imana, nuko mukomerera mu mwami no mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi, kandi mwambara intwaro zose z'Imana nta nimwe isigaye, kugira ngo mubashe gutsinda Satani, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ituganze cyane. Navuga ngo icyo nababwira muri umwanzuro ni uko buri muntu wese ahagarara mu mwanya mwiza kandi umwanya ukwiriye, kandi akambara imbaraga zose z'Imana kugira ngo abashe gutsinda Satani, kuko Satani tumurwanya nawe azaduhunga, ariko nitutamurwanya we azaturwanya kandi azadutsinda. Ariko ni byiza yuko aho uri hose uharanira ko utsinda Satani, ukamwirukana, ukamuvana uruhande rwawe, maze Imana ikongereka kugira neza. Ndabibutsa yuko igihe Nineve habaga ibintu bibi, Imana yatumye Yona avuga ubutumwa, ariko nta kintu na kimwe cy'Nineve cyasigaye kitiyanye, cyane cyane ndetse n'amatungo yaho ndetse n'umwami waho baramanutse bose baca bugufi, bambara ibigunira kugira ngo Imana ibagire neza. Ni byiza ko natwe abantu baca bugufi, tugasaba Imana kugira ngo izibane natwe, tugasaba Imana kugira ngo izikorere muri twebwe, ugasaba Imana kugira ngo aho mu ruhande rwa urimo Imana izigufashe, Imana izikuyobore. Uri pastor, ube uri mu vuga butumwa wundi, ube se uri mu bishop, ube se uri apotre, usabwa guca bugufi, Imana igashyirwa hejuru. Nushaka ube uri intama cyangwa se uri Kristo, usabwa guca bugufi, Imana igashyirwa hejuru, Imana ikaganza, maze noneho Imana ikagira icyo igukorera ku buzima bwawe. Ndagira ngo rero mu by'ukuri buri muntu wese aharanire kugira intwaro zose z'Imana, kandi abe maso kugira ngo abashe gutsinda Satani ku bw'izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Ndagira ngo rero twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga, ariko nanone twinjira mu mwanya wo gusenga ureba uti muri iri jambo nungutse iki, ni iki cyamfashije, ni iki cyangiriye neza, ni iki cyanyunguye. Kandi ni byiza ko rero wumva ko uri wowe utekanye kandi ugatekanira muri Yesu Kristo. Reka twinjire mu mwanya mwiza rero wo gusenga. Uwiteka Imana yacu, Imana nziza,
Imana ifite ubutware n'ubushobozi, turakubashye turagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe tumaze iminsi twiga ku bijyanye n'ibikomere by'abashumba ndetse n'intama, ariko watugire neza kuko twaje guhishurirwa indi sutitere aho twize ku bijyanye n'ibintu birindwi wowe witeka utigeze wishimira mu murimo wawe ndetse n'abakozi bawe. Ibyo byose rero warabirebaga, umurimo wawe nta kizinga ufite, ahubwo abawukora nibo bageze ikizinga, bagerageza kwitwara nabi mu buryo budakwiriye, bityo rero urababara. Kandi ibyo byose byabaye gutyo, hari icyo washaka kugira ngo utwigishe, kuko nubwo byose bwakubabaje ariko nawe ntabwo waturekeye mu mubabaro cyangwa se ngo turekere mu byaha cyangwa se urekeye abantu mu byaha, ahubwo watanze ijambo ryawe kugira ngo rigire icyo ridukorera kandi rihindure imitima. Ijambo ryawe rero ni iryo kwishimirwa, ni ryiza, ni rizima kandi riri hejuru ya byose. Uwiteka habwa icubahiro. Ndagushimye cyane, ndagushimira ko hari abadamu bumvise ijambo ryawe ndetse ryabahezagiye ryabakomeje, hari n'abagabo bumvise ijambo ryawe, hari n'abana ndetse mwabimana n'abakuru, abakobwa n'abagore mwabimana bumvise ijambo ryawe bumva banezejwe naryo. Uwiteka no habwa icubahiro. Ndagushimiye cyane kuko rero wagize neza, ndagushimiye cyane ko wabanye natwe kandi wadugira neza, wadushoboje kubw'ijambo ryawe. Uwiteka ngwino rero urinyuze mu bantu bawe, abantu bose babashe guca bugufi mwamimana ndetse bahinduke kubw'izina rya Yesu Kristo, kuko abantu bahinduka tukumva inkuru nziza yuko abantu bahindutse, nawe uzongera urebesha abantu bawe amaso y'impuhwe n'imbabazi, umurimo wawe wongere ukingura abantu babashe kugira ko bidegembya ndetse bidagadura imbere mu nzu yitiriwe izina ryawe. Ni byiza yuko rero ubana natwe, kuko mwamimana ni wowe wavuze ngo nihabeho kandi ibikwiriye kubaho bibaho nk'uko wabivuze. Reka rero n'ubundi mwamimana wongere utange ituze nitekane hagati y'abakwizera. Mwamimana harimo abantu benshi bafite ingendo, bafata ingendo bajya gusengera ahantu kure kandi barasengeraga hafi. Mwamimana iyo byose bitera umubabaro ndetse n'agahinda, kubera yuko bamwe bagiye batakaza uburyo n'ubushobozi n'imbaraga zabo kugira ngo bubake insengero zibegereye, ariko ubu ngubu zimwe zarafunzwe. Ariko turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uze ugire icyo ukoze, mbere na mbere ubanze uhindure imitima y'abantu bawe bose, uhindure imitima y'abashumba, uhindure imitima y'abantu bose mwamimana, haba ku bakristo bahinduke bakizwe ku bw'izina rya Yesu Kristo, maze nawe wongereye ugire impuhwe n'umutima w'imbabazi. Turasengera mwamimana abantu bose bakurikiye ibintu biganiro kugira ngo bagire neza, natwe tugire neza, twambike imbaraga. Tugushime ko wakomeje kudushoboza, umurimo ukomeze kuwitaho, kiza abarwayi barwaye, abumva bino biganiro barwaye nibakire mu izina rya Yesu Kristo, nubabore nabyo nibikomere mwamimana, babohore ku bw'amaraso ya Yesu Kristo. Itakuba ubwoko bwawe, itakuba kwizera, kuba gushaka, kuba gukeneye mu izina rya Yesu Kristo. Abarwanya umurimo wawe nubaha amahoro bakikurwanya, usambura imigambi yabo n'imitekerereze n'imikorere yabo yose mwamimana, ushyirwe hejuru. Umurimo wawe ubereye maso kandi uhagararire urindi urengere. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo turakwizeye kuko ushoboye. Kiza abafite uburwayi babohore mu izina rya Yesu Kristo, abarwayi indwara zitandukanye z'amayobera turasabye ku bw'izina rya Yesu Kristo kugira ngo bakize, imbaraga z'umwuka wera ziganze kandi zikora hagati muri bo. Haleluya, urakoze kuri Imana, urakoze ko wumva kandi kutabara abafite ibikomere by'uburyo butandukanye, bibakize kandi washireho iherezo ku bumuga bwabo. Haleluya, mu izina rya Yesu urakoze kutwumvise kandi kubanye natwe. Reka rero abakora iyi subscribe ababikoze ubamugisha, n'abandi bazabikora ubamugisha, abaharahana ubu butumwa hirya no hino nabo bamugisha, abatwifuriza mwamimana kugira imbaraga mu bijyanye n'umurimo wawe nabo tubasabiye umugisha. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo urakoze kudahinduka rero kujye kubana natwe. Rero komeza kudukingura irembo ry'umugisha, kandi tuzi ko uzatanga mwamimana uburyo bwiza. Data twese mukunzi wacu mwiza, abantu bakarongera bakanezerwa bagasabana. Urakoze kudahinduka rero, dukize ibyorezo byose by'uburyo butandukanye. Haleluya, izina rya Yesu Kristo habwe icyubahiro. Ndagushimiye cyane ko twumvise kandi ko banye natwe kudukomeje, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen, amen, amen. Inshuti rero waruteze amatwi ibi byigisho bitambuka kuri Ca Bugufi Mission, ndagira nkubwire ngo warakoze cyane gukurikirana izo nyigisho kandi tugiye kuzisoza. Ariko nanone mbabwira ko ushobora kujya
kuri YouTube channel aho cyangwa se kuri Facebook ukatwandikira kuri Cyabugufi Mission Chanama cyangwa se kuri Facebook Cyabugufi Mission .org. Ikindi ushobora no kutwandikira kuri nomero gutanya 250 88 ukaduha igitekerezo. Birakwiriye ko uduha igitekerezo. Ikindi turabashimira cyane ko mukomeza kubana natwe kandi ko mukomeza kutwitaho no kudushyikira, kandi tubabwira ngo abadushyikira mwese turabashimiye cyane. Abatari abakigira kuri ica n'ubwa mbere barakwiriye ko rero nabo bakora handitse subscribe ndetse no kunzogere ku ruhande ukajya ubona ibiganiro byacu uko tubishyiraho buri gihe. Ndagira ngo rero dusoreza ahangaha tubabwira ko tuzongera gusubira ndiho abishatse kundi munsi. Ndagira ngo rero mbifurize kugira ibihe byiza, ndiho abane namwe abashyigikire. Shalom.